guys, izina ry'Imana nabwiye ngo tugiye gukora filime yitwa ubuzima bwo mu cyaro. Ubu ngiye kubasho mutigeze mubona ubu turi kuri set n'indi gukaraba intoki tugiye kurya urumva. Hano nazanye n'abasilamu. Abasilamu razi ko kurya barisha intoki umuvandimwe iyo bigeze ku muceri abasilamu, ariko rero mbabwire mufite ikibazo ni ikibazo cy'indambi mukikosore ukuntu umuvandimwe mfite Abudu iyo ndarata umuvandimwe yakarabye intoki ku kantu k'agapirahu akubita gutya bindi mwoka byaramye. Umuvandimwe uba usanga iyo yoza intoki aba ashobora gukanda akuboro bakanda umuceri ngo ubutarenganga kameramani ndabese ngo ubutarenganga hari akarongo kambere ere hano ngaha abizi barabizi. Umuvandimwe aragenda akawukubita aho ngaho ajyamo ibiro 4 by'umuceri. Niba mbese muze kumbwira ntabwo ndashya mani ndi mu cyaro ahantu ndiniriwe mu byondo dukina content zo mu cyaro, ibaza ko intoki zanze gucya. Ubu ni ukuvuga ngo ndamutse ntinze gato y'umuhungu uri hariya Abuduru we iyi video iraza kunyerereza. So guys, rero umuvandimwe turi kumwe ndi kugira ngo mutamaze nimumubona muri filime muzabe munamuzi pe. Izina ry'Imana umuvandimwe aratunaniza. Umuvandimwe aba afite ukuntu akanda umuceri ku buryo ashobora gukanda ivoka mbisi direct igahitisha. Abudu Rwanda nuko nawe muze gufata cameraman ya uze gufata video mani turi kurya umuvandimwe bareba utuntu yikora ariko yihishe kamera asiramenya aho yagiye kandi tugenda tutaraka.